turi burebe intambara z'umukristo w'ukuri aho zishingiye. Intambara z'umukristo w'ukuri aho zishingiye. Kuki umukristo w'ukuri kuvaho yakira Yesu akavuka mu bwami bw'Imana, ariko kuvuka bwa kabiri atangira kuba mu ntambara. Navuze umukristo w'ukuri, ubwo si bose bitwa abakristo baba ari abakristo b'ukuri. Hari abakristo b'izina, hari n'abakristo b'ukuri. Umukristo w'ukuri uwo ninde? Uyu munsi ushobora no kumumenya, n'umwana w'ubwami. Amen. Umukristo w'ukuri n'umwana w'ubwami. Impamvu rero ari mu ntambara ni iyihe? Iyo tumaze kuvuka ubwa kabiri mu kwizera ubutumwa bwiza, mbanze ngufashe wowe, kuko hari amatorero babigisha ngo kubatizwa niko kuvuka ubwa kabiri. Uzumva hari abantu bitwa abapasitori bigisha gutyo, ubwabo ntabwo barasobanukirwa ibyo bigisha. Kubatizwa mu mazi menshi ndetse no kubatizwa mu Mwuka Wera ntabwo ariko kuvuka ubwa kabiri. Ni ukuvuga ngo kuvuka ubwa kabiri ntabwo ariko kubatizwa mu mazi menshi, si nako kubatizwa mu Mwuka Wera. Iyo umuntu yizeye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bumuhamagarira kwihana ibyaha bye. Kuko Yesu yaravuze ngo nimwihane, mwizere ubutumwa bwiza, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Iyo umuntu yizeye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bumuhamagarira kwihana, akihana. Amen. Akatura ibyaha byo akihana. Bibiliya ivuga ngo ahita avuka ubwa kabiri mu muntu w'imbere. Imana iramubyara. Kuko Imana ari umwuka, nawe utangira kuba uw'umwuka, ariko ntabwo urasobanukirwa ibyo ari byo. Kuko niko Yesu yabwiye Nikodemu, ibyawe n'umubiri nacyo n'umubiri. Twese hano twarabyawe mu mubiri na mama na papa. Noneho igihe twizeraga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, Imana kuko ari umwuka, nawe yaratubyaye mu mwuka. Duhita twitwa abana b'Imana, kuko Imana ari umwuka, natwe duhinduka ab'umwuka. Ibyo nibyo byitwa kuvuka ubwa kabiri. Ntaho bihuriye no kubatizwa, haba amazi menshi, haba no kubatizwa mu Mwuka Wera. Ibyo mubisobanukirwe. Imana ishimwe. Hanyuma iyo umuntu rero avutse ubwa kabiri, haratangira intambara. Satani umucitse, kuko mbere ubimenya utabimenya wari mu bwami bwe, yagukoreshaga ibyo ashaka. Waba ubizi waba utabizi, igihe twabyarwaga mu buryo bw'umubiri, twavukiye mu bwami butwarwa na Satani. Mu buryo bw'umwuka twavutse turi abatwarwa na Satani. Hanyuma Imana imaze kutugirira imbabazi, tukizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, hanyuma tukihana ibyaha byacu. Icyo gihe twarabisomye mu Bakolosayi igice cya mbere 12:14 ngo Imana yahise ituvana mu bwami bw'umwijima. Amen. Ngo itwimurira mu bwami bw'umucyo bw'umwana wayo ikunda. Tuvuga ngo twarimutse, twarahinduye ubwami. Imana yabwa icyubahiro. Kuba rero twarahinduye ubwami, birumvikana ko wa mwami wa mbere ntabwo yabyishimiye, ariwe Satani. Ahita atangira kukugabaho ibitero. Kuko rero benshi ku mpamvu zinyuranye, ibyababayeho bizera umwami Yesu bavuka ubwa kabiri, batahise bigishwa ngo umwana apfa mwite
ntabwo bahise bigishwa bamenye ibitangiye noneho muri ubwo buzima bwabo bushya, kugira ngo bamenye ntibirare. Amen. Satani rero abagabaho ibitero iyo abantu bavutse bwa kabiri, kugira ngo abagarure mu bwami bwe. Na niyo mpamvu Umwami Yesu yavuze iriya jambo muri Matayo: iyo umuntu amaze kwizera akavuka ubwa kabiri, akava mu bwami bw'umwijima, Imana ikamwimura mu bwami bw'umucyo bw'umwana wayo ukunda ari we Yesu Kristo, dore ibitangira kumubaho. Matayo 12:43 kugeza kuri 45. Ibi ni ibintu tugiye gutahura. Dayimoni iyo avuye mu muntu anyura ahadafite amazi, ashaka uburuhukiro akabubura, akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo agasanga irimo ubusa, ikubuwe, iteguwe. Niko kugenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjira bakabamo, ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. Niko bizaba ku iki gihe kibi. Amen. Mwabibise? Kubera iki uwo dayimoni yavuye muri uwo muntu atagenda burundu ngo amwibagirwe? Kubera ko aravuga ngo ni inzu ye bamwirukanyemo. Mwabibise? Nubwo bose badafite abadayimoni bavugiramo, ariko igihe cyose tudafite Yesu Kristo, tuba turi mu bwami bw'umwijima, kandi abadayimoni ntakibatangira, baratuvogera. Ingeso mbi zose zifite abadayimoni bazihisha inyuma. Rero si ngombwa ko hano uhumva nk'umuntu ufite abadayimoni bavugiramo. Oya, kuko ubwami ni bubiri. Iyo utari mu bwami bw'Imana, uri mu bwami bwa Satani. Iyo utari mu bwami bw'umucyo, uri mu bwami bw'umwijima. Rero tumaze kuvuka ubwa kabiri, tuba duhinduye ubwami, kuko ni Bibiliya bivuga. Dusome hariya Abakolosayi igice cya mbere. Abakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 12-14. Mushima Data wa twese, waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima, akadukuramo, akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Niwe waducunguje amaraso ye, ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Amen. Ni ukuvuga ngo tumaze kuvuka ubwa kabiri, Imana yita itwimura. Hariho kwimuka, tukavanwa mu bwami bw'umwijima twavukiyemo igihe twazaga mu isi, tukimukira mu bwami bw'umucyo, aribwo bwami bwa Yesu Kristo. Bwa bwami rero twakoreraga kera cyangwa twari turimo, ntago buhita butureka, buhita bukora nk'aya dayimoni. Ngo Satani akomeza kohereza abadayimoni be ngo bakurikirane uriya muntu wabacitse, ngo barebe yuko yarangaye. Kurangara no kuvuga iki? Barebe yuko yibagiwe icyamukorekewemo, ko yibagiwe ko yavutse ubwa kabiri, ko yibagiwe ko yahinduye umwami, ko umwami wa mbere ari Satani, none umwami ubu afite ni Yesu. Nasanga rero uwo muntu ntabwo yigeze amenya ibyamubayeho, ntabwo yigeze arinda icyo yakiriye, ako gakiza, ubwo bugingo bushya, iyo identite nshasha, ngo ahita avuga ngo none kugira ngo ntuyongere kuducika, imbaraga zanjye, uwo ni Satani, zari zimuboshye kuva avuka, reka nzikube inshuro 7. Iyo birivuga inshuro 7, ntabwo ari 7 umubare 7, ni inshuro zidafite aho zigarukira. Kumubare 7 ni plenitude, ni ikintu cyuzuye. Amen. Ngo noneho ngo reka mbwire abandi badayimoni baze bamfashe, noneho bigende gute? Amen. Ngo iyo dayimoni iragenda igahamagara izindi zingahe? 7. Ngo ibya nyuma by'uwo muntu bizarushira mbere guko komera, kandi birumvikana ni ngombwa bikomere. Amen. Alléluia. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants.
que lui, ngo bamurushe ubwo. Kumbe rero mu isi y'abadayimoni ubugome burasumbana. Zose ni kaminuza z'ubugome, ariko bamwe bari mu wa mbere wa kaminuza, hari abandi bo bamaze kurenga ibyiciro byose. Ubu ni abaprofesa. Ngo bagende bakore gute? Ngo bamuhambire ntazongere kubacika. Umwami Yesu aravuga ngo ibya nyuma by'uwo muntu bizarusha ibya mbere gukomera. Azaba mubi kurusha uko yari ameze mbere atarakizwa. Ni bande bahamya ibyo? Genda bihamya. Amen. Iyo umuntu yaguye yasubiye inyuma, ahita aba mubi kurusha igihe yataramenya inzira y'agakiza. None wowe nimba utaragwa ukaba uri hano, ntabwo tubikwifuriza. Uramutse uguye uko reba kuza imbere utarakizwa, niba kureba umaze kuva mu gakiza, uzaba mubi mu buryo buteye ubwoba. Amagambo azakuvamo ntabwo yigeze akuvamo utarakizwa. Urwango ruzaba muri wowe rwo kwanga Imana no kwanga ibyayo n'abayo bizaba biteye ubwoba. Niyo mpamvu uzabona abantu baguye, amagambo bavamo n'amagambo arimo méchanceté, n'amagambo mabi cyane y'ubusharire, yo gutuka abapasitori, yo gutuka abarokore kurusha abapagani. Ibyo rero muzajye mubimenya, ni ibi bintu umwami yavuze bibabaho. Imana idufashe, icyatangiye muri twebwe ntikizahagarare. Haleluya. Na nibyo birivuga ngo byari kuba byiza kuri bo ngo iyo batamenya ya nzira. Nibyo Petero avuga ngo iyo bataza kumenya ya nzira ngo bayivemo, iyo batamenya ya nzira ngo bongere bayivemo. Amen. Haleluya. Petero wa kabiri ibice 2 ku murongo wa 18 tugeze kuri 22. Mu byumve neza. Kuko bavuga amagambo akakaje yo kwihimbaza, bashukashuka abari mu ihunga ryo guhunga bagenda bayobye, babashukashukisha irari ry'umubiri n'imigenzo y'isoni, babasezeranya umudendezo, nyamara ubwabo ari imbata z'ibibozi, kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye imbata yacyo. Niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga, bakava mu by'isi byonona maze bakongera kubyizingitiranizamo, bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Icyajyaga kubabera cyiza iyo baba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya, bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyabasuyeho ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Amen. Kandi ntabwo ari gusa akaga mu buzima bakirimo hano, n'inyuma y'urupfu rwabo urubanza Imana ibarindirije ruteye ubwoba. Ruteye ubwoba. Abantu rero bavuga ngo baje gukizwa bazajya batekereza kangahe, kuko ntabwo ari imikino. Amen. Haleluya. Umva rero, iyo dukijijwe rero tuba tuvutse mu bwami bw'Imana. Ubwami twarimo mbere bwa Satani ntabwo butureka, buzadukurikirana mpaka. None uzabukira ryari? Nta na rimwe Satani avuga ati noneho wagezaho ntabasha kugushikira. Ni igihe uzava muri uyu mubiri. Niba uzava muri uyu mubiri ugikiranuka, aho niho umukize burundu. Ariko igihe cyose utarava mu mubiri ntazigera aruhuka. Mu gitabo cyitwa Le Voyage du Pèlerin, ajya mu kinyarwanda bita gute? Igitabo cy'umugenzi. Sinzi ko benshi bamaze kugisoma. Le Voyage du Pèlerin, mu Kristo yagendaga mu rugendo rwe akabona
umuntu umukurikira ntamuva inyuma. Igihe cyose mu nyuma yaje kubaza uwitwa muvugabutumwa, tese uyu muntu atamva inyuma ninde, anshaka wiki? Wabyumvise? Niby'umwuka. Muvugabutumwa aramubwira ati ese azandeka ryari uwo muntu, azamva inyuma ryari? Avuga ati uriya muzabana mpaka, ati igihe uzambuka rwa ruzi niho muzatandukana nawe. Hanyuma aza kubwirwa ngo ni kamere, kandi kamere rero niyo mu bwami bwa Satani. Mwabyumvise? Ni ukuvuga ngo igihe cyose umukristo akiri mu mubiri, iyi ntambara ntizahagarara, kandi Satani ntazigera amuha amahwemo, ntazigera amuha akaruhuko. Nibyo Petero yatubwira. Petero wa mbere ibice 2:11. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Amen. Vuga ngo iyo umukristo akijijwe, intambara iratangira muri we. Iratangira muri we hagati y'uriya muntu mushya wavutse n'uriya muntu wa kera yitwa kamere. Ibyo ni by'imbere rero. Hanze naho Satani nawe abahari, afite intambara imbere, afite intambara inyuma. Mu ijambo rimwe rero, kuko ejo tumaze iminsi twiga Adamu wa kera no Adamu n'uvuga wa kabiri, kuko n'uvuga wa kabiri hari wa gatatu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo le dernier Adam, pas le deuxième. Adamu wa mbere no, kuko nta wundi ahari, ni wa mbere n'uwa nyuma. Adamu wa mbere twumvise ko yatakaje ubwami, Satani arabumwambura. Haleluya. Hanyuma Adamu hanyuma ariwe Kristo yagaruye ibyo Satani yambuye Adamu wa mbere. Iyo tuvuze Adamu wa mbere, aturimo kugeza uno munsi. Amen. Kubera yuko niwe dukomokaho. Eva yitwa nyina w'abantu bose. Amen. Nuvuga ngo twese hano dukomoka kuri Adamu na Eva. Tutitaye ku ruhu rw'abantu, yaba umushinwa, yaba umuki, yaba umwirabura, twese dukomoka kuri Adamu na Eva. Dufite amajene yabo. Niyo mpamvu ubushakashatsi muri iki gihe bwitwa la génétique bagezaho bavuga bati abantu bose nubwo bagira ama-ADN atandukanye biturutse ku bisekuruza, ngo ariko ikintu kimwe inyoko muntu ihuriyeho, babyita l'ADN mitochondrial, babyita Eve mitochondrial. Ruvuga ngo Eva hari icyo yaduhaye twese abana b'abantu. Amen. Ruvuga ngo muri twebwe hariho akabuto ka Eva. Muhite mumenya rero, Satani yanyuze kurindi. None ngo umuntu wese afite akabuto ka Eva. Wabyumvise? Umuntu wese avukana kariya karu Satani yazanye. Amen. Ngo nous avons tous, les êtres humains, nous avons l'ADN qui s'appelle la Eve mitochondriale. Mitochondrie n'akantu kari mu karemangingo ka buri muntu wese bitwa cellule. Reka tuve rero muri ibyo rero tugaruke rero mu byacu by'umwuka. Amen. Nuvuga ngo intambara ihari ni hagati ya Adamu wa mbere, ariwe tuvukiramo iyo tuje mu isi. Noneho tumaze kwakira agakiza, tuba twakiriye Adamu wo hanyuma. None intambara rero ni hagati ya Adamu wa mbere na Adamu wo hanyuma,
iyo ntambara itangira kuba igihe tuvutse ubwa kabiri. Ese mwabyumva ibyo? Amen. Iyo ni intambara y'imbere. Abakorinto ba mbere 15 umurongo wa 45 tugeze ku murongo wa 49. Hano hariho revelation, hari ijambo nyamukuru hano ugiye kumenya. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri ni ubanza. Ngo umwuka si ubanza, habanza iki? Umubiri. Niyo mpamvu twabanje kuvuka mu buryo bw'umubiri, hagaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari ubutaka, naho umuntu wa nyuma yaturutse mu ijuru. Nk'uko ubutaka ari, niko n'ab'ubutaka bandi bari. Kandi nk'uko uw'ijuru ari, niko n'ab'ijuru bandi bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka, niko tuzambara n'ishusho yo mu ijuru. Amen. Ni ukuvuga rero Adamu wo hambere ni uw'inyama n'amaraso, kandi Imana yamuvanye mu itaka, hanyuma ikamuhumekeramo umwuka wayo, agahita aba ufite ubugingo. Yesu rero nubwo yaje mu mubiri wa Adamu wo hambere, ariko mu buryo bw'umwuka yaturutse mu ijuru. Na niyo mpamvu uyu mubiri wacu utigeze umunesha, kuko ntabwo yaturutse mu isi nka Adamu wa mbere. Yambaye uyu mubiri wacu, ariko wa muntu w'imbere ntabwo yari afite icyo ahuriye na Adamu wa mbere mu byerekeye kumuraga ibyamuranze. Bibiri tubwira rero impamvu yemeye kuza mu mubiri wa Adamu wa mbere. Amen. Haleluya. Abayobora ibice 2:14 tugeze kuri 18. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo. Bivuga iki concretement? No kuvuga iki? Nk'uko twavukanye umubiri wa Adamu, nawe yaje umubiri wa Adamu, kuko ntabwo yaje mu buryo bw'umwuka, yabaye umuntu nkatwe. Amen. Nk'uko ubutumwa bwiza bwa Luka bwerekana Yesu nk'umwana w'umuntu 100%, kiretse ko nta cyaha cyabaga muri we. Kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abone uko abatura abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye, keretse urubyaro rwa Aburahamu. Nicyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Amen. Adamu mwumvise ko yaturaze ibyamuranze. Ibyamuranze ni ibihe? Yaratakaje ubwami. Icya kabiri, yaraguye ava ku rwego rw'umwuka aba uganzwa n'umubiri wa kamere. Wenda mu Kinyarwanda sinabona uko bisobanura, ariko mu Gifaransa navuga nti après le péché d'Adam, il a perdu sa position d'être spirituel et il est tombé très bas pour être gouverné, pour être dirigé par les sens physiques. Vango amaze gucumura, si ubwami gusa yatakaje, ntabwo ari dominion gusa yatakaje, ntabwo ari ubutware gusa yatakaje urwego umwuka yaremewemo, agwa hasi abimbata y'ibyo abonesha amaso, yumvisha amatwi. Nuvuga ngo ijuru ry'Imana
araritakaza, kuko Imana ntabwo ibwira inyama n'amaraso, Imana ibwira umwuka. Rero yaguye hasi aba uw'inyama n'amaraso, bituma rya jwi ry'Imana atakiryumva. Niyo mpamvu uyu munsi rero tuvukana igisika hagati yacu n'Imana. Kubera iki? Kubera ko twarazwe iyo perte, icyo yahombye, icyo yabuze, icyo yatswe. Noneho tukavuka tuyoborwa natwe n'ibyo turebesha amaso, tuyoborwa n'ibyo twumvisha amatwi, tuyoborwa n'ibyo bita les 5 sens physiques, nibyo bituyobora hano muri isi. Icyo nakoraho ntabwo kiriho. Mwabyumvise? Toma, nintamukoraho sinemera ko yazutse. Uwo ni Adamu wa mbere. Mwabyumvise? Nintamukoraho sinemera ko yazutse. Uwo ni Adamu wa mbere. Toma rero aravugira muri Adamu wa mbere. Nintamukoraho sinemera ko yazutse. Mwabyumvise? Amen? Amen? Petero avuye muri gereza, basenze, itorero rimaze umwanya risenga ngo Petero, Herode ntamugeze nka Yakobo ngo amwicishe inkota. Ko nicyo Herode yari yabikiye Petero. Barasenga basaba Imana. Imana irumva amasengesho y'itorero, yohereza marayika wayo muri gereza, avanamo Petero mu buryo bw'igitangaza, mu buryo buri surnaturel. Petero amaze kugera kure ya gereza, marayika aramubura, hanyuma aribaza ibyo ari we, uko ngo yari ameze nk'urota, amenya ko Umwami Imana yohereje marayika wayo yamuvanye muri gereza. Ahita yerekeza aho bene se bariho barasenga, basengera ko Petero arekurwa, kandi yarekuwe. Arora komanga ngo bamukingurire, bashima Imana. Hanyuma amaze kukabwanga, ariho batumye hariya mudamu ngo agende, ngo we baje kudufata natwe. Ageze hariya, Petero avuga ati ni jyewe, ariko amwumvira muri Adamu wa mbere, ntiyabyumva. Amwumve ko ibyo basengera byasubijwe. Byafashe umwanya kugira ngo bikunde. Hanyuma mu nyuma rero niyo Imana ashatse ko abimenya, ahita ajya kubwira abari barasenga ati Petero arahari, ari hano. Baramukingurira, baramubona, barishima. Imana ishimwe cyane. Ni kuvuga ngo rero tuvuka dufite carence, dufite ikintu kibuze muri twe. Turagwa rero iby'inyama n'amaraso iyo tuvutse kuri papa na mama. Yesu rero yambaye umubiri wa Adamu, ariko nubwo adakomoka kuri Adamu, kuko batubwiye ko akomoka mu ijuru, kugira ngo noneho atubature iyo condition Adamu yadushizemo. Niyo mpamvu yambaye imibiri yacu, kugira ngo abe mu buzima tubamo, anyura aho tunyura, asonze nk'uko dusonza, aruhe nk'uko turuha. Amen? Ariko nta cyaha na kimwe cyamurangagamo, kuko ntabwo yari afite imbuto ya Adamu muri we, ntabwo yari afite amajene muri we, kuko ntabwo yabyawe ku bushake bw'umugabo n'umugore. Hanyuma icyo gihe rero Yesu aboneka nk'umuntu 100%, kugira ngo aneshe wa wundi sekibi, namara kumunesha aneshe imbere mu mubiri w'inyama n'amaraso, amuneshe n'uwo ari inyuma. Hanyuma yamara kunesha mu nzego zose, none icyo gihe rero abazamwizera babature. Abaye kunesha za ntambara z'imbere, abaye kunesha na za ntambara z'inyuma. Iyo rero tukijwe rero, iyo ntambara iratangira, kuko Adamu wavuye mu ijuru, Yesu Kristo aza gutura muri twe. Amen. Amaze gutura muri twe rero, urumva ko na wundi Adamu wa kera turacyamufite, wa wundi wa mbere. Izo ntambara rero ziratangira rero. Izo ni intambara za mbere. Nuvuga ngo umuntu wavutse mu bwami, hanyuma na muntu wa kera, ko biracyari kumwe.
wa muntu wa kera arashaka ngo dukomeze muri bindi bya kera, wa muntu mushya arashaka ngo twinjire muri bishya Adamu hanyuma yatuzaniye ariwe Kristo. Niyo mpamvu rero Paulo yavuze ngo umuntu adafite ubu bumenyi ntamenye iyo ntambara uko ayirwanya. Yaravuze ngo ushaka gukora icyiza ikibikananga imbere. Amen. Ngo mu mutima wanjye nezererwa amategeko y'Imana, ariko ngasanga muri kamere yanjye hari indi tegeko ringira imbata ibyangwa n'Imana. Iyo ni intambara rero ihari mu buzima bw'umukristo muzima. Amen. Hari intambara rero nshaka kuvuga, niyo izana ya tension navuze. Tubavuze kingdom tension. Tension mu bwami bw'Imana ni iyihe? Nibi. Mu mugambi w'Imana ariho ibintu byamaze gukorwa, ariho n'ibintu bizakorwa. Mwabibise? Reka dufate urugero. Abakorinto ba kabiri ibice 5, Abakorinto ba kabiri umurongo wa 17. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba abaye icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. None niko biri? Mu buzima bwacu buri munsi niko biri? Nazomera nyuma tubisubiremo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Niko biri? Ese vraiment tuvugana ukuri? Sibyo? Hano ntaho twumva turi twenyine. Aho muri bwa bwami ntago bahari. Ese iri jambo niko biri muri wowe? None rirabeshya rero? None ikibazo kiri ngo nukora iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abicyaremwe gishya. Sikovuze? Ntago bavuze ngo azabicyaremwe gishya. Ari cyaremwe gisha kuvaho ari muri Yesu Kristo. Ngo ibya kera biba bishize, ngo dore byose byabaye bishya. Ntago bavuze ngo byose bizaba bishya, ni muri présent. None niko bimeze? Nimba atari ko bimeze, ntago turumva icyo Umwuka Wera yashatse kuvugaho. Tout simplement. Amen. Niba Imana ivuga ngo rimwe guteranya rimwe ngo ni 5. Okay? Sibyo? Akaba ari Imana yabivuze. Ariko twebwe hano mu isi tuzi ko rimwe guteranya rimwe ni kangahe? None jakoza. Ni twebwe dufite ukuri cyangwa ni Imana? Ukwiriye kumenya impamvu Imana imibare yayo idahwanye n'iyacu. Sibyo se? Nimba Imana itajibeshya ikavuga ngo rimwe guteranya rimwe ni 5, hanyuma twebwe mu mibare yacu hano rimwe guteranya rimwe ni 2, tukwiye kumenya ese Imana imibare yayo kwidahwanye n'iyacu, kandi ko Imana itabeshya. Nuvuga ngo ntago turamenya imvugo yayo. Nuko rero iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari cyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bishya. Bivuga iki rero? Amen. Nibyo bita mu Cyongereza, amen, already and not yet. Ndabasobanurira. Already. Iyo bavuze already mvuga iki? Ni ibintu byabaye already. Sibyo? Amen. Mu Gifaransa, amen. Hallelujah. Ni icyo gitekerezo nyine. Ni le déjà et le pas encore. Imana ivuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari cyaremwe gishya, byose bihindutse bishya. Kubera ko Imana
ireba gutya ikabona ikintu kitaratangira ikanakibona cyarangiye. Twebwe turi limite, tubona ikintu agace kacyo, ariko Imana yarakurebye utaraba urusoro mu nda ya nyoko, iranakureba n'inyuma yo gupfa kwawe. Bivuga ngo iyo rero irebye, yo ntabwo ivuga ngo hariho ejo hashize none ejo hazaza, ahubwo Imana irebye byose irabyegeranya hamwe ikayibona muri present. Ni ukuvuga ngo iyo ikurebye muri Kristo Yesu, amen, ntabwo ibona uru rugendo rw'iyo ntambara twavuze, ahubwo ibona byose byarangiye, ikakubona uko yo yagambiriye kuba muri Kristo Yesu. Aho rero ni umukristo rero atakarira kuko utigishwa, none agatangira igihe cyose kwibaza, ese iri amagambo y'Imana niyo ngewe nirebye nsanga urugendo rwo guhinduka rutari rurerure. Wanyumvise? Kuko umuntu wese ariyizi, sibyo se? Umuntu wese ariyizi. Niwireba ukumva n'ijambo ry'Imana icyo rivuga, uko wakabaye uri muri Kristo, usanga uri kure, ukumva ko yewe hari n'igihe utigishijwe, hari n'igihe uzavuga ngo yewe umengo ntabwo ndakizwa. Bazamugeza bati ubyumva gute we? Cyangwa ni yewe nyine bishikira. Iyo urebye standard z'Imana, iyo urebye standard z'Imana, ukareba n'ubuzima bwawe, uhita ubona ko bihabanye. Okay? Si ukuvuga yuko Imana itaguhamagarira kugira effort, kuko biravuga ngo efforcez-vous. Amen. Ariko Imana mu kureba kwayo ntireba nkatwe, ireba ibintu byose ibitaratangira, ibyo ibiri mu rugendo binarangira, byose irabifata ikabibona nkuko ari ako kanya. Ku by'ubwami bw'Imana rero iyo tension ivahe, amen, niyo bita tension eschatologique, ivahe, iva kubera ko umviriza, amen, ubwami bw'Imana twarize ko bwaje, amen, kandi ngo buri muri twe tukwiye kububamo, amen. Autorité, ubutware Satani yambuye Adamu, Yesu atubwiye ko yabutugaruriye, sibyo? Naho ubutware bwose mu juru no mu isi, mugende muhindura amahanga yose. Nimba ko yaduhaye ubutware, ninde afite ubutware ku mahanga yose? Ni Yesu. Ariko nubireba ntibiboneka. Satani kugeza uno munsi niwe mutware w'amahanga, ariko Yesu yavuze ngo nahawe ubutware bwose mu juru no mu isi, mugende mwebwe abigishwa banjye muhindura amahanga yose kuba abigishwa. Ni kuvuga ngo niwe mwami w'amahanga. Ariko niturebesha amaso yacu ya Adamu wa mbere, Satani niwe mwami w'amahanga kubera ibyaha biri ku isi, sibyo? Rero ntabwo harimo contradiction, ntabwo harimo ibintu bihabanye, ni imvugo y'umwami tutaramenya. Nuvuga ngo ubwami bwaraje kandi ubwami ntiburaza. Mabise? Ubwami bwaraje nibyo bita already. Amen. Le déjà, le royaume de Dieu est déjà là. Ubwami bw'Imana bwaraje. Luka 17:20-21 ngo dore ubwami bw'Imana buri muri mwe. Uvuga ngo bwaraje nibyo bita already. The kingdom is there already. Amen. Ariko kandi ngo ubwami bw'Imana buzaza. Not yet. Pas encore. Kuba rero muri ubwo buzima rero hagati y'ibyamaze kuba, amen, nibyo twiteze ko bizaba, aho niho haba tension, aho niho haba intambara y'umukristo. Imana iramubwira ngo mwisi muzahura n'ibibagerageza
n'ibyago n'amakuba, nimuhumure naranesheje isi. Okay? Hanyuma wareba ubuzima bwawe muri iyi si nk'umukristo ugasanga wagira ngo amen, intambara, wagira ngo umutware w'isi niwe afite ubushobozi. Ubwami bw'Imana bwaraje mu buryo bw'umwuka, bwaraje buzanye umuganura wabo, ariko tukaba dutegereje umwuzuzo wabwo mu gihe buzaza noneho mu mwuzuzo wabwo. Yesu none ku mugaragaro yima ingoma ye ku isi yose, ngo isi yose izuzuramo kumenya icyubahiro cy'Uwiteka nk'uko amazi yuzuye mu nyanja. Icyo gihe imbaraga z'ubugome zizacibwa muri iyi si. Icyo gihe abadayimoni nta n'umwe azaba akigenagena muri iyi si, kuko Yesu azaba ari ku ngoma uhereye Yerusalemu kugeza ku mpera z'isi. Ariko hagati aho ubwo bwami nubwo butaraza mu muzuzo, aratubwira ngo mububa bufite nimubemo. Haleluya, haleluya. Nimugendere mu butware bwabwo. Wa wundi yambuye Satani autorite, yamwambuye dominion, yamwambuye ubutware, dore naramunesheje, ubutware nabo bagaruriye. Haleluya. Ariko wareba rero ubuzima bwa buri munsi ugasanga hari ibyo Imana ikubwira ngo ibi ni ibyawe. Wajya kure ugasanga mu buzima bwawe ntabyo ubona, kandi Imana ntabwo ibeshya. Nuko ukwiye kumenya ngo iyo uri umukristo hariho ibintu byitwa ibimaze kubaho muri ubuzima bwacu bwa none, hariho n'ibyo dutegereje mu buzima buzaza. Rero kuba hagati rero y'ibyo bihe bibiri nibyo bizana tension mu buzima bw'abana b'Imana. Ninde yabyumvise? Rero mu kurangiza tukwiye kwiga ni gute dukwiye koga, amen, hagati y'ayo mazi abiri adasa. Amen. Tukwiye koga gute? Tukwiye kubaho gute hagati y'iby'ijambo rivuga ngo dore byaraje. Amen. Mbaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion n'ubushobozi bwose bw'umwanzi Satani. Okay? Dusomere Luka ibice 10 ku murongo wa 17-20. Ese murabyumva? Nuko abo 70 bagaruka bishima bati, Databuja abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Amen. Ntabwo bivuga ko ibi bizaba ejo, ngo mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion. Uyo ni imikorere ya Sekibi. Amen. Inzoka no mu kudushuka tuimbata y'icyaha. Scorpion ni imbaraga Satani, amen, zo kuduteza indwara, sibyo? Sinzi mu Kinyarwanda. Donc mbaye ubutware gukandagira inzoka. Le serpent, c'est la puissance du péché, la séduction du péché. Kudushuka tukomeze kuba imbata z'ibyaha. Et le scorpion, c'est la capacité de nuisance du diable. Imbaraga zo kutuzanamo indwara n'ibindi bibazo. Sibyo? None aduhaye ububasha bwo gukandagira inzoka, imbaraga Satani zo kuduhambira mu cyaha, na scorpion, imbaraga zo guteza indwara n'ibindi byago. Ngo n'ubushobozi bwose bw'aba mubi. Sibyo? Siko yavuze? Ibyo ni mu gihe cyanone muri kingdom now. Mugambi w'Imana nona already. Amen. Iri sezerano rya none nagwa ari gejo. Nagwa ari mbwa bwami buzaza nonaha. Ubwo butware yabuduhaye. Haleluya. Cyo ni cyambere. Reka dusome ahandi. Abakolosayi. Abakolosayi. Ibice 10. Ibice 2:10. Harashusha musore.
ibice bingahe? Umurongo wa 10. kandi mwuzuriye muri we ari we mutwe w'ubutware bwose. Non. Vous avez tout pleinement en lui. Alors bihuriye? Vous avez tout pleinement en lui. Mufite byose muri we. Vous avez tout pleinement en lui. Mufite byose muri we. Qui est le chef de toute domination, toute autorité. Ko niwe mutware ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Voilà Bibiliya Kinyarwanda yawe ivuze itari byo. Vous avez tout pleinement en lui. Imana yabahaye byose muri we. Ntabwo yavuze ngo vous aurez tout pleinement en lui. Vous avez. Ni ryari? Already. The kingdom now. Okay? Tufite byose muri we. Ryari? None ubuzima bwawe niko bimeze. None ijambo rirabeshya. None se urambwe gusa oya. Nisobanura impamvu uvuga oya. Ngo mufite byose muri we. Siko Imana ivuze. None se mu buzima bwacu niko bimeze? Bamwe hano babuze amafaranga. Abandi babuze, abandi nta mahoro bafite mu mutima. Kwa ngo nituvuye gusa iby'umubiri. Sibyo? Abandi insinzi bariho barayisengera yo kunesha Satani, ariko iracyari kure. Agahinda n'agahinda. Sibyo? Bayibise. Ariko iri jambo warisoma bihabanye n'ibyo urabamo. Kandi uri umwana w'Imana. Sibyo? None kazo kiri. Ngo mufite byose muri we. Tuvuge tuti amen. Hanyuma uyu mwanya urayifite? Nashimye umuntu avuze ngo wapi. Haleluya. Ngo mufite byose muri we. Ngo niwe mutwe ubutware bwose ubushobozi bwose. Kandi Imana ntabwo igibeshya. None reba rero wowe rero. Reba mu rugo rwawe ufite byose wowe. Reba mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo tukwiye kumenya rero imvugo y'Imana. Amen. Already, not yet. Amen. Déjà, pas encore. Ni ukuvuga ngo rero iyo turi mu bwami bw'Imana, nagira mvuga amagambo make yo kurangiza. Iyo turi mu bwami bw'Imana, haleluya, tukaba twitwa abana b'ubwami, tukaba twitwa ibikomangoma by'ubwami, kuko niko Bibiliya itwita. Haleluya. Tukwiye kumenya ngo iby'Imana ivuga ko tubifite none, ariko tukaba tutabibona ako kanya. Amen. Twe tumenya umurimo w'ikintu gikomeye Yesu yagombye gushimangira witwa kwizera. Nuvuga ngo biriya bivugwa ko ufite kw'Imana igusezeranya apana ejo, apana mu ijuru, hano muri iyi si, muri urugendo rwawe, biri kubwira ko ufite. Igihe usenze, amen, hanyuma ntubibone, utumenya ko ubu bwami bwaje mu cyiciro cya mbere mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Go operatinga by faith. The kingdom now operates by faith through faith. Imana ihabwe icyubahiro. Ubwami bw'Imana nona mu cyiciro cy'umuganura bugenda mu kwizera. Haleluya. Haleluya. Kandi bakabamo mu kwizera. Na niyo mpamvu Yesu yavuze ngo amagambo ya nyuma. Ariko nibaza ko hari utubazo tumwe na tumwe wajya ugira mu Bukristo twakemutse cyangwa wasobanukiwe. Ninde yasobanukiwe? Hari nk'ahantu horaga uduta, sibyo? Ko Imana ivuga gutya, genda nkabona ibi bintu ntabyo mbona. Mariko 11. Amen. 24. Et on va boucler la boucle. Nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musabye byose mubishyizeho umutima. Dusubiremo. Gitumye mbabwira nti mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Amen.
muri iri jambo rimwe gusa ry'umwami wacu, amen, rikubiwemo ibyo navuze kuva ntangira, ngo umwana w'Imana aho kuganya ngo akwiye gusengera ibyo yifuza. Reka tubijyanirane hamwe mbere yo kurangiza n'Abafilipi 4:6. Ntimukagire icyo mwiganyira. Twese ninde yaganye uyu munsi? Murakoze cyane, ngenda bakunda abantu bari sincere, abandi nabo nakazi kabo. Ninde yaganye uyu munsi? Ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye mubyingingiye mushima. Amen. Ngo ibyo dushaka byose, ngo aho kuganya ko tabifite twega abana b'Imana, abana b'ubwami, ngo tubisengere, hanyuma ngo tubyingingire, hanyuma ngo tunashime kandi bitarajya mu nda. Amagambo y'umwami arahanitse. Iyi ni filozofi ihanitse. Amen. Reka dufate urugero ruri simple, ntituye mu bintu biri compliqué. Imana ishimwe. Yewe ndashonje, ndi umwana w'Imana, ntibigase ko wasonza, ntabwo uri umunebwe, ariko akazi wakabuze, umaze iminsi wiruka, nazo tubaraga wari ufite twarangiye, ntabwo ukibona n'imbaraga zo kujya gushaka akazi, sibyo? Noneho no kugira ngo noneho ugashakire mu rugo kuri telefone, mituyu nawe yagize gute? Yashize. Ronjiro nabashaka kunyohereza, sibyo? Imbaraga zo kujya gushaka akazi zarangiye kuko ntabwo urya. Mituyu yo guhamagara ubaze mwene data, ese nta wakumva ko bashaka ibi cyangwa ikiraka? Mituyu nayo nayo. None urasomye iri jambo, urakora iki? Urahita ufukama mu cyumba cyawe ngo icyo mushaka cyose musenge. Nago ndajya mu Bafilipi, musenge kandi mwizere ko mwagihawe muzabona kiba gikoreka. None tugiye mu Bafilipi rero, ngo aho kwiganyira ngo inzara iragutemamara, kandi uri umwana w'Imana, abirirwa bakora ibyaha bo barahaze, kandi Imana bari mu isi yawe bagaprofita ibyo waremye, ntibagukorera ahubwo baranagutuka, bo bafite n'ibyo bajugunya mu ingarane. None yewe mukiranukira, dore maze iminsi 3 ntarya. Uwo ni umwana w'umuntu, Adamu wa mbere ariwe aratekereza. None yasoma kuri iri jambo ngo ahubwo aho kwiganyira, ni nk'uko Imana yavugira muri parafo ye ijwi, aho kwiganyira mwana wanjye, amen, bisengere. Mwaze mutegereze. Aho kwiganyira mwana wanjye, aho rero ni parafo kuri rero ravugira hari, aho kwiganyira mwana wanjye bisengere, ubyingingire kandi ushime. Biroroshye. Mu bisanzwe warugarukira kubyingingira, hanyuma byamara kwitereka ku meza ugashima. Ariko yavuze ngo niyo nzara iragutemamara ubishimire. Mu jambo rimwe umbwire ko uhaze. Mwe mumva ubutumwa bworoshye. Kugira ngo ubitahure ukiye kumenya rero imvugo y'umwami. Ni ukuvuga ngo umwami amaze kubona ko, amen, iyo nzara yayirangije. Amen. Inzara yayirangije. Niyo mwakubwira ngo shima. Amen. Hanyuma umaze kumenya how the kingdom of God works, umaze kumenya uko ubwami bukora, urabikora. Nubwo akuka kanyuma kaba gasigaye, gakoreshe rero mu kujya kuri etape 3 yo gushima. Akabaraga kanyuma ugashimishe.
uti kuko nta mbaraga ugifite. Ndashima. Urakoze mwami, urakoze kungaburiye. Iyo ugeze aho rero ni utubona rero icyo Imana ivuga. Amen. Haleluya. Uhereye aho utubona ko Imana atari umugani, iraza gukora ibirenze kure cyane ibyo saba nibyo wibwira. Ntabwo iri bugwe gusa ibyo kurya by'uwo munsi, iragerekaho n'akazi utigeze urota kuzabona. Ibi bintu narabibonye ndabihamya. Imana ihabwa icyubahiro. Ku batazi rero kingdom tension, bakwibaza yuko ibyo bivugwa bya none ko wenda Imana yaribeshye, ahubwo tuzarukira hehe? Mu ijuru. Na niyo mpamvu bitwoya kuririmba ndirimbo aheza mu ijuru. Wabyumvise ko byaratunaniye kumenya ubutumwa bwiza icyo buvuga. Hari ibya none, hari n'ibyo mu gihe kizaza. Kingdom now irahari, ubwami bw'Imana ubu burahari, n'ibyabwo birahari, ariko kumenya ngo bugenda gute nubwo umwuka. Niyo mpamvu bikenewe kwizera kugira ngo ubu bwami ushobore kurya ku byabwo. Na niyo mpamvu Yesu avuga ngo ese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera mu isi, kuko niyo moteur y'ubwo bwami. Nta kwizera ntushobora kumenya ko buriya bwami, amen, hari icyo bwazanye. Ahubwo uzaguma witega mu gihe cy'iherezo. Hagati aho rero ababizi ubwira ubwo bwami bazabona imbuto zabo, bazabona ko buriya bwami nubwo ari ubwami bwaje mu buryo butagaragara amaso, ariko bwazanye umuganura. Reka ndangize kuri ibi ingero ebyiri hanyuma turangize. Amen. Umvirize birabafasha. Elisha, umuhanuzi Elisha, sibyo? Amen. Ararwaye, arapfuye, baramushyinguye. Wabibise? Bazanye umuntu kumuhamba aho hantu ku irimbi Elisha we yashinguwe. Mu gihe bacukura, kumbe bacukuye aho Elisha yahamwe mu buryo amagufa ye, bakihabona gutya bumva igitero cy'abanzi. Umufu wabo bagira gute? Baramujugunyaho, bariruka, umurambo we ukura ku magufa ya Elisha, uwo muntu arazuka bamuzima. None nshaka kubaza, ni gute indwara yicaye Elisha amagufa y'akazuru wapfuye? This is the kingdom. Ubwo ni bwo bwami. Amen. Reka ntangize rero ku bya none atari muri Bibiliya. Hari umukozi w'Imana witwaga John Wimber w'umunyamerika. Niwe washinze icyo bita Vineyard Church. John Wimber Imana yamuhaye impano. Amen. Yakoraga ku bantu bari mu tugare, amaguru yaranyuze bagahaguruka. Ntavuze ibindi bitangaza. Sibyo? Amen. Noneho aza kurwara abapararize, kandi atacumuye, nawe bamushyira hehe? Mu kagare. Noneho bakamuzana, tuvugira n'iryo rembo ry'abayobozi b'itorero, bakamusunika. Amen. Noneho bakamushyira nk'ahariya, agakurikira. Hagera igihe cyo gusengera abarwayi baje mu tugare. Mwabyumvise? Bagasunika akagari ke bakagashyira hano. Amen. Uriya mu kagari bakamuzana, yagera imbere John Wimber akamukoraho agahaguruka. Uriya mu kagari bakamuzana, yamukoraho agahaguruka, ariko we akaguma mu kagari. This is the kingdom. Hallelujah. Nukuvuga Imana irakora ibyo twigishe yuko
turacyari mu gihe cy'umuganura. Amen. Igihe cy'umwuzuzo indwara zose zizacibwa, urupfu ruzavaho. Ariko ubu umuganura, nubwo ari umuganura, bikaba atari umwuzuzo, ntituwiteshe, kuko niwo mugisha wa none. Haleluya. Na niyo mpamvu Yesu igihe yari muri iyi si, ntabwo isi yose yakiza indwara cyangwa Isirayeli yose. None umuganura twawubamo gute? Twawubamo mu kumenya ngo ubwami bw'Imana bwaraje mu Mwuka Wera, ubwami bw'Imana buzaza mu mwuzuzo. Haleluya. Yesu naserukaje ku ngoma ye. Amen. Haleluya. Ariko muri iki gihe cy'ingoma y'Umwuka Wera, muri iki gihe cy'ubwami bw'Imana mu buryo bw'umwuka, ari wo muganura, tukwiye kumenya ko turafite ubutware no muri iki gihe cya none cy'ubwami bw'Umwuka Wera, cy'ingoma y'Umwuka Wera, cy'umuganura. Ikintu gusa tukwiye kumenya, tukwiye kuba dufite kwizera. Kubera ko kwizera kukwinjiza mu rwego kubona ibintu uko Imana ibibona. Kuko Imana iravuga ngo urahaze, ariko muri uwo mwanya urashonje. Amen. Muri iki Imana iravuga ngo arasinziriye, ariko mu buryo busanzwe yapfuye. Uwo ni Lazaro. Tugende kukangura inshuti yacu Lazaro arasinziriye, ntibamenya ko yapfuye. Bivuga ngo ubu bwami bw'umuganura abantu bashobora kubamo kandi bakanesha iyo tension twavuze, kingdom tension, n'abantu bagendera mu kwizera. Nta kwizera uzibaza ko Imana ari umubeshyi. Amen. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi rero ubwami bw'Imana nk'umuganura buri kure y'abantu benshi, kuko nta kwizera. Icya mbere nta kwigishwa kubyereka ibyo bwami, icya kabiri nta kwizera. Amen. Ingero nabaye mwazumvise. Amen. Urashonje, arakubwira ngo icyo musaba cyose musenga mwizere ko mwagihawe muzabona gikoreka. Ngaho kwiganyira ngo bisengere, ubyingingire, ushime. Ariko nagushima ariko wamaze kubikoraho. Ushima amaso yatara atayibona. Yo ni imvugo y'Imana. Rero ukiye kumenya ko ubwami bw'Imana bwaraje kandi hari icyo bwazanye umuganura. Bivuga ngo bwazanye umviriza, niyo jambo nshaka kurangiza. Amen. Nubwo ubwami bw'Imana kuvaho Yesu Kristo yaje kubuzana, Umwuka Wera akaza rero kubugaragaza. Amen. Haleluya. Kandi Umwuka Wera aracyari kumwe natwe. Ubwo bwami bwazanye, umviriza, bwazanye igisubizo cy'ibibazo bya none. Ibibazo bitari bya none bizasubizwa igihe ubwami buzaza mu muzuzo. Haleluya. 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 Already ubwami bw'Imana yazanye ibisubizo by'ibibazo bya none. Not yet ubwami bw'Imana izazana ibisubizo byo muri kiriya gihe. Amen. None wowe rero ibyo muri kiriya gihe, haleluya, ibyo byo birahari, bizaza icyo gihe nikigera. Ariko mu buzima bwa none, ukiri muri umubiri, haleluya, ubwami bw'Imana none mu Mwuka Wera burafite ibisubizo. Icyo ukwiye kumenya nuko ubu bwami bwa none bukeneye kwizera. Muri bwa bwami buzaza mu muzuzo ntabwo tuza dukeneye kwizera. No. Tuza tuburimo tuburebesha amaso. Ibyo urebesha amaso ntabwo byizera. Amen. Ariko uko ubwami tutabubonesha amaso kandi buhari, bisaba kwizera. Kwizera no kumenya neza udashidikanya ibyiringirwa. Kandi ko kutumenyekanisha ni demonstration
y'ibyo tutabona ko ari ukuri. Imana ishimwe cyane. Reka turangize kuri iyo definition y'Imana, Abaheburayo 11 umurongo wa mbere. Mu Kinyarwanda badusomera ariko haba mu Gifaransa cyongereza ngo la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hein? Muribuka kingdom demonstration? Okay. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Amen. None tukubuze, nimba ariko kuduhamiriza ibyo tutabona ko ari ukuri, tukubuze bigenda gute? Nuvuga ngo ibyo tutabona tubyita ibinyo, kandi Imana yavuze ko bihari. Aha, mwabibone? Kwizera tutagufite, ibyo tutabona Imana ivuga ko yaduhaye, duhindura Imana umubeshyi. Kuko iravuga ko bihari, ariko ukavuga ko bidahari kuko ntabyo ubona, kandi bibonwa n'amaso yo kwizera. None wowe uri hano uyu mwanya, urizera ko ubwami bw'Imana buri hano? Ndabyizera. Okay. Urizera ko ibyo byose wifuza ko Imana ikora? Amen. Haleluya. Nitubisengera umwanya, tukanabyingingira, tukanava hano tubishimiye ko byakoretse, urizera ko noneho mu mwanya uri imbere n'ejo irya y'ejo amaso yawe azabibona? Yabandi babyizera? Au nom de Jésus, mu izina rya Yesu, Père, Data, je te loue ndaguhimbaje parce que tu as déjà exaucé. ko wamaze gusubiza. Nous avons prié, Twasenze, nous t'avons présenté nos requêtes twakweretse ibyifuzo byacu, et nous te demandons, Seigneur, kandi turagusaba mwami, avec insistance, tugutitiriza, parce que nous connaissons ton cœur. kuko tuzi umutima Tu es un wawe. Dieu d'amour, Uri Imana y'urukundo, tu es un Dieu de compassion, de miséricorde. uri Imana y'ubuntu n'imbabazi, Tu n'es pas un Dieu rancunier. ntabwo uri Imana igira inzika, Tu es le Dieu qui se plaît à bénir. uri Imana inezererwa no gutanga umugisha. Tu as dit que tu ne veux pas la mort de celui qui meurt. Wavuze ngo ntabwo wishimira urupfu rw'umunyabyaha, Tu ne veux pas la mort du pécheur. ntabwo wishimira urupfu rw'umunyabyaha. Ce que tu veux, c'est qu'il ouvre les yeux Icyo ushaka ni uko ahumuka et qu'il se détourne ses péchés akatera umugongo ibyaha afin bye qu'il vive. kugira ngo abashe kubaho. Tu es un Dieu bon. Uri Imana nziza, Nous te disons merci turagushima parce que tu veux notre bonheur. kuko dushakira Tu ibyiza, veux notre bien. utwifuriza Tu ibyiza, veux que nous puissions prospérer ushaka ko dutera à imbere tous égards muri nzego zose z'ubuzima sur le plan bwacu, spirituel, mu rwego rwo mu mwuka, sur le plan psychologique, mu buryo bw'imitekerereze, physique, mu mubiri, matériel, mu bifatika, financier no mu et butunzi, sur le plan relationnel. no mu bijyanye n'ubusabane bwacu Nous n'abandi. disons merci Turagushima parce que tu as déjà exaucé ko wamaze kutwumva ugasubiza cette prière. iri sengesho. C'est une prière pour consacrer la réponse. Iri sengesho ni ukugira ngo tukumurikire ibisubizo uduhaye. Maintenant, Père, Rero Data, au nom de mu Jésus-Christ, izina rya Yesu Kristo, je commande à tout esprit d'incrédulité, ndategetse umwuka wose wo kutizera, l'esprit de doute, umwuka wo gushidikanya, l'esprit de tergiverser. umwuka wo gushidikanya, Au nom de Jésus, mu izina rya toi, Yesu, esprit de doute, wa mwuka wo gushidikanya, esprit d'incrédulité, umwuka wo je gushidikanya, te commande de quitter sa vie. ndagutegetse va mu buzima bwe, Quitte son cœur maintenant. sohoka mu mutima we, Au nom de mu Jésus. izina rya Yesu. Maintenant que tu es parti, Rero ko maze kugenda, maintenant je vais appeler rero ngiye guhamagara l'onction de foi. amavuta yo kwizera. Lève tes mains. Zamura ibiganza byawe, Tu vas recevoir l'onction de foi. urakira amavuta yo kwizera. C'est le même esprit qui va communiquer la foi. Ni wa mwuka nyine uza kuguha ukwizera. Et lorsque la foi va descendre sur toi, Rero ukwizera nikumanuka kuri wowe dans ton cœur, mu mutima wawe, alors tu vas partir de ce lieu rero uraza kuva hano comme ayant déjà dans tes mains
nk'umuntu ufite mu kiganza cyawe les choses ou la chose demandée. icyo wasabye. Amen. Et tu vas en parler kandi uzabivuga comme si la chose tu l'as déjà. uzabivuga nk'umuntu ubifite. Lève tes mains maintenant. uzamura ibiganza byawe. Nous allons appeler l'onction de foi. rero tugiye guhamagara amavuta yo kwizera. Je sens le Saint-Esprit, il est déjà à l'œuvre. ndi kumva mwuka wera atangiye gukora. Au nom de mu Jésus, izina rya Yesu, onction de foi. amavuta yo kwizera. Saint-Esprit, mwuka wera, libère l'onction de foi rekura amavuta yo kwizera sur chacun de tes enfants. buri wese mu bana bawe. L'onction de foi descend amavuta yo kwizera manuka jusque dans le cœur. kugera mu mitima. Au nom de mu Jésus, izina rya Yesu, que l'onction descende sur toi. amavuta akumanukire Maintenant même. nonaha. L'onction de foi. amavuta yo kwizera Viens maintenant. aze nonaha. Viens maintenant. bino nonaha. Reçois l'onction de foi. akira amavuta yo kwizera. Reçois l'onction de foi. akira amavuta yo kwizera. Reçois l'onction de foi. akira amavuta yo kwizera. Le foi dans le surnaturel. ukwizera mu bijyanye n'ibitangaza. Le foi dans le monde de l'esprit. ukwizera ko mu isi y'umwuka. Au nom de mu Jésus, izina rya Yesu, tu ne vivras plus par les sens. ntabwo uzongera kuba ubeshwaho n'ibyo ureba, Tu vas marcher par la foi ahubwo uzagendera mu kwizera et non par la vue. atari mu byo ureba. In the name of mu Jesus, izina rya Yesu, we release faith, turarekuye kwizera, anointing of faith. amavuta yo kwizera. In the name of mu Jesus, izina rya Yesu, receive the anointing akira amavuta right now. nonaha. In the name of Jesus, mu izina rya Yesu, in the name of mu Jesus, izina rya Yesu, in the name of mu Jesus. izina rya Yesu. Holy Spirit, mwuka wera, release the anointing. rekura amavuta In the name of Jesus, mu izina rya Yesu. release the anointing. rekura amavuta In the name of mu Jesus, izina rya Yesu. break every chain. menagura iminyururu yose, Que toutes les chaînes qui t'empêchent d'être libre pour accéder au surnaturel de Dieu, iminyururu yose ikubuza gusingira iby'Imana, que ces chaînes soient brisées iyo maintenant. minyururu icagagurike nonaha Au nom de Jésus. mu izina rya Yesu. Oui, l'Esprit vient maintenant. yego mukaraje Recevez, nonaha. recevez. mwakire, Recevez au nom de Jésus. mwakire mu izina rya Yesu. Recevez au nom de Jésus. mwakire mu izina rya Yesu. Recevez au nom de Jésus. mwakire mu izina rya Recevez la Yesu. foi au nom de Jésus. mwakire kwizera mu izina rya Recevez la Yesu. foi de la part de l'Esprit. mwakire mu kwizera kuva ku mwuka wera. Recevez la foi au nom de Jésus. mwakire ukwizera kuva ku mwuka wera Au nom de Jésus. mu izina rya Yesu. Aspire à cette foi. mugira inyota y'uko kwizera. Aspirez jusqu'à ce que ça soit réel. mugira inyota kugeza aho bisohora. Dis comme l'homme là. uvuge nka wa muntu Viens au secours de mon incrédulité. ngo ngwino untabare mu kutizera Au nom kwanjye de Jésus. mu izina rya Yesu. Ici au milieu, recevez. hano hagati nimwakire Au nom de Jésus. mu izina rya Yesu. Recevez, recevez. mwakire, mwakire. Oui, l'Esprit est en train de se mouvoir au-dessus de vous. mwuka wera ari kugendagenda hejuru yanyu, Il est en train de répandre son onction. ari gusuka amavuta ye In the name of Jesus. mu izina rya Yesu. Receive, receive. mwakire, mwakire. ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'umwuka wera bijyana twese. Amen.